duhaye ikaze mwese abadukurikiye kuri iyi channel ya YouTube. Welcome you all you people who are following us on this YouTube channel. Muri kumwe n'umuvugabutumwa Muhongere Favorite. You are with Evangelist Favorite Muhongere na Pastor Sylvester Nsengimana. And Pastor Nsengimana Sylvester. Tunejejwe rero no kongera kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. We are glad once again to speak the word of God to you. Tubibutsa ko dufite umutwe w'ikiganiro kivuga ngo umenye ukuri. Reminding you that we have a program that says know the truth. Uyu munsi rero dufite ijambo rifite umutwe uvuga ngo menye ukuri kwa kubatura mu cyaha igice cya kabiri. Today we have a word which says know the truth that will set you free from sin, part 2. Igice cya mbere twabaganirije intambwe ya mbere umuntu atera kugira ngo abashe kubohoka mu byaha ni muri video yacu ya gatatu. In part 1 we told you how a person can get set free from sins. That is in video number 3. Iyo ntambwe ya mbere rero mbibukije twabonye ko umuntu abohoka igihe yizeye ijambo ry'Imana. So if I remind you about that, we found out that a person can be set free from sin by believing in the word of God. Igihe wafashe umwanya wawe ugasoma ijambo cyangwa ugatega amatwi aho barivuga ukaryizera. So it's when you take your time and read the word of God, or you go where they are preaching it and you listen to it. Ariho twasomeye ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana 8:32 hatubwira ngo bazamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababa. And that's where we found it in the word of God in John 8:32, where it says that you shall know the truth and the truth shall set you free. Intambwe ya kabiri rero uyu munsi tuje kubamenyesha niyo kwatura. Intambwe ya kabiri ni ukwatura. So today we are going to tell you another step number 2, where a sinner can be set free from the powers of sin. It is confession of your sins. Ni ijambo ry'Imana rero dusanga nanone mu Baroma ibice 10 turasoma umurongo wa 9. So we find that in the Bible in Romans chapter 10 verse 9. Reka tuhasome. Let's read it. Dusome umurongo wa 9 haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. So here in Romans chapter 10 verse 9 says, if you confess with your mouth that Jesus is the Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Umurongo wa 10 katubwira ngo kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. So it's by the heart that we believe and through the mouth that we confess and then we get saved. Mu kiganiro cyacu cya mbere rero in the previous preaching twabigishije ku ntambwe ya mbere yo kwizera. I told you about the first step of believing in the word of God. Ariko uyu munsi muri menye ukuri kwa kubatura mu byaha uyu munsi turakubwira intambwe ya kabiri ivuga kwatura. In this step number 2 of knowing the truth, we are telling you about confessing your sins so that you get set free from sins. Kwatura ko Yesu ari umwami. Confessing that Jesus Christ is the Lord. Ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye. And you believe in your heart that God raised him from the dead. Ibyo biguhesha uburenganzira bwo kubohoka. That gives you a privilege and a power to get set free. Muri uko kwatura ko Kristo Yesu ari umwami harimo imbaraga zibasha kukubohora mu byaha byawe. Through confessing that Jesus Christ is the Lord, it has power to deliver you from the powers of sin. Igihe watuye ko Kristo Yesu ari umwami uba wimuye Satani. So after confessing that Jesus Christ is the Lord, in that way you are denouncing the devil and you are enthroning Jesus to be your Lord. Uba wimitse Kristo Yesu mu buzima bwawe. You are enthroning Jesus Christ in your life. Ntabwo Satani aba akigufiteho ububasha.
the devil has no power again on your life. ahubwo uba ufashe icyemezo cyo kuyoborwa na Kristo Yesu. In that way you have chosen to be led by Jesus Christ. uba ufashe icyemezo cyo kujya mu bwami bwa Kristo Yesu. You have made a decision to go in the kingdom that is led by Jesus Christ. ukinura Satani n'imihango ye, And you denounce the devil and his actions. ukabaho mu buzima buyoborwa na Kristo Yesu. And you have a lifestyle that is led by Jesus Christ. Yesu Kristo niwe mwana usumba abami bose. Jesus Christ is the Lord above other lords. kandi iyo wiyeguriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, And when you give your life to Jesus Christ as your Lord, ubasha kubaho mu buzima bwiza bufite umunezero. you live a life of peace and joy. kuko amahoro Kristo atanga ntabwo ari nk'ay'isi, Because the peace that Jesus gives is not the same as the peace that you get from this world. ijambo ry'Imana rimbwira neza ngo Kristo Yesu yazanywe no kugira ngo tubone ubugingo kandi tububone ari bwinshi. So the Bible says that Jesus Christ came to give us life and life in abundance. ariko Satani we yazanywe no But kwiba no the kwica devil no came kurimbura. to kill and destroy. uwo murimbuzi rero mureke wimike Kristo Yesu So kuko leave ariwe alone mwana that w'amahoro. destroyer and just come to Jesus who gives us peace. imika Kristo Yesu kuko ariwe bugingo bwuzuye. Enthrone Jesus Christ in your heart because he is life. muhe ikaze mu buzima bwawe, Welcome him in your heart wemere kuyoborwa nawe, and allow him to lead your life. imura Satani n'ibyo byose. Denounce the devil and his actions. wange imirimo ya Satani. Denounce his actions. Satani niwe se w'ibibi byose. You know, the devil is the king of evil things. ndavugana nanone n'umuntu waba yari yarakijijwe ariko akongera akagwa mu cyaha agasubira inyuma. I'm talking today with a person who backslid. hari amahirwe y'uko yagarukira Imana binyuze mu kwatura. There is a chance that that person can get restored in his salvation after confessing his sins. umuntu iyo aguye mu mutego wa Satani agakora icyaha, When a person gets tempted and fall into a sin ariko akamenya ko yakosheje akagira umutima ugaruka, and get convicted and then has a heart of returning, akikubita imbere y'Imana agasaba imbabazi, and then he confesses and then repents, cyangwa se agasanga uwo yakoshereje and also goes akamusaba to a imbabazi, person whom he has sinned against and asked forgiveness, arabohoka. I tell you, he gets healed. arabohoka He nubwo gets yaba yarakoze healed, he gets ibyaha bimeze delivered, bityo. even if he has committed whichever sin. harimo imbaraga rero mu So kwatura there is ibyaha byawe, power in confessing your sin. harimo imbaraga mu gusanga uwo wakoshereje ukamusaba There imbabazi. is power to go to that person whom you have sinned against and you ask for forgiveness. uba ukojeje Satani isoni. In that way, you are shaming the devil. ariko umuntu wanga kwatura ibyaha bye, But that person who refuses to confess his sins, agatinya abantu ngo baramwumva bate nibamenya ibyo yakoze, and then he becomes afraid and ashamed that people will see him like a fool, uwo ntashobora kubohoka that person cannot get kuko delivered aba abitse amabanga because he y'Imana. is keeping the secrets of the devil. ndakugira inama wowe uduteze I amatwi, advise you people who are listening to us, following us, ntukabike amabanga don't y'Imana. keep the devil's secrets. mena amabanga y'umwanzi. Just expose the secrets of the devil. niba ari icyaha If it wakoze is a sin you have committed, cyatura ukihane. confess it. tujya tubibona hano muri iki gihugu We cyacu, see it in our country. hari abiciye bagenzi babo, People who killed their neighbors. ariko hari abumvise ijambo ry'Imana And those people who had the word of God about confession, ribasha kubabohora, it gave them the way to get delivered. ribateramo imbaraga zisanga abo It gave babiciye, them the power to meet those people they, sinned against. babasaba imbabazi kandi They asked barazihabwa forgiveness from them and they gave them that forgiveness. kuko yateye intambwe yo Because he kwatura has taken icyaha a cye. step of confessing his sins. ariko Satani abakomborera akubwira ati reka The devil wivuga, will tell you that don't speak it abantu so bataguseka, that people cannot say that you are a fool, ariko abashaka kugira ngo he uzarimbukire muri icyo to kibi. get destroyed in that sin. ntabashaka ko wamena amabanga He ye, doesn't want to expose his secrets.
ariko ntukigere ubika ibanga rya Don't Satani mu keep izina rya the Yesu. secrets of the devil in the name of Jesus. Mena amabanga y'umwanzi uyashyire hanze Expose the devil's secrets kugira ngo ubashe so that you kubohoka. get delivered. Sanga Kristo Yesu agukize. Go to Jesus Christ so that he can set you free. Mwaturire usaba imbabazi Confess ibyo to wacumuye him. byose, To him about all the sins you committed. arakubabarira. He will forgive you. Mu kwatura harimo So in imbaraga zibohora. confession there is a power to get you free from sins. Niba ufite uwo wacumuyemo, musange umwaturire If you icyaha have cyawe. sinned against somebody, take a step, go to that person and ask forgiveness and confess your sin. Kandi niba wumva wakwaturira Imana, yaturire usabe Imana imbabazi ikubabarire. And also if you see that you can confess your sins to God, take that step and confess your sins to God, He will forgive you. Ntukajye imbere y'Imana ngo wihane bya nyirarureshwa. Don't just go to God just for granted and you say things when you are not serious, Bitava mu mutima which wawe. is not from your heart. Ihane biva mu mutima kandi wumva ko ushaka gukira. Confess your sins with determination, with a heart that wants to get saved. Niba ari na mwene so wihanira, mwihanire wumva ubabajwe n'uko wamukoshereje. And when it's your friend whom you are going to confess your sins, go there with a humble heart. Kandi wumva ukeneye kwiyunga nawe kugira And ngo mubabane. needing also reconciliation. Nawe niba wari umunyabyaha If you akaba have ari been a ubwa sinner mbere and it is your first time ushaka and you gukizwa, want to get saved, ihana ibyaha byawe, confess your sins wature Kristo and Yesu ko ari umwami, repent and confess that Jesus Christ is your Lord, kandi wemere ko akubera umwami and n'umukiza allow yourself uyobora to be ubugingo bwawe. led by Him as your Lord. Urabohoka. You will be set free. Dusoza As we ikiganiro cyacu, conclude this word, wowe wari udukurikiranye you ukaba have been following utarakizwa, us and you have not accepted Jesus Christ and you have not been saved. ndakugira inama yo kwakira Kristo To Yesu nk'umwami accept Jesus n'umukiza Christ w'ubugingo as your bwawe, personal Savior kugira ngo akuyobore so ubuzima that He bwawe can bwose. lead you a life. Ureke ingeso mbi wagenderagamo, Leave bad ways, ureke ibibi byose wagenderagamo, leave bad things, ukizwe wakire get Kristo saved and nk'umwami accept Jesus n'umukiza Christ wawe. as a personal Savior. Wemere kubaho mu buzima bweje, Accept to be living in a holy life. wemere kuyoborwa na Kristo Yesu, Accept to be led by Jesus Christ. uzagira amahoro I kandi tell amahoro you, you will yuzuye. have peace and peace everlasting. Reka dusenge. Let's pray. Uwiteka Mana yacu, Heavenly Father, turagushimye kubw'iri we jambo thank you for this unyujijemo. word. Nsengeye buri umwe wese I'm ukurikira kuri praying iyi channel. for this person who is following us on this YouTube channel. Ndagusaba kugira ngo iri jambo tunyujijemo ribashe I kumubohora. ask you that this word set him free. Reka imbaraga z'umwuka wawe wera The power zisanga of the Holy abanyabyaha, Spirit go to those sinners zibashe kubaha imbaraga zo kwatura ibyaha and byabo, give them power to confess their sins babashe kubohoka. so that they can get delivered. Ngaho bagenderera Uwiteka Mana Oh yanjye, God, visit them wherever they are. bashoboze. Enable them. Nzi neza ko mu mbaraga zabo I batabishobora, know that in their power they cannot manage. ariko Pawulo niwe wabivuze But neza Paul ati said ishobozwa byose na that Kristo we manage that umpa through imbaraga. the grace of Jesus. Ngaho bera imbaraga buri muntu wese I pray that you give them power. wari warabaswe Whoever n'ibyaha have been bound by sins, abashe kwatura so that they ibyaha bye, can confess their sins, kugira ngo Kristo Yesu so that Jesus amubohore. Christ deliver him. Urakoze Mana, Thank you, Jesus. senze nizeye nyuze mu I izina pray rya this in the name Yesu, of Jesus. amen. Shalom.